Hey. Mwaramutse abaturage ba Kabutundi. Abaturage ba Kabutundi turakomeye. Rero uyu muyobozi tumubona hano wambaye ufite igikapu gisa neza nyine ngice abayobozi. Ni umuyobozi ni gitifu umurenge basizeho mushasha. Ndabizi bamwe ndo bamuzi. Nyine unowe muzi gari mudugudu. Njewe ndi mukuru w'ubuzima. Umunyabuzima. Noneho buryo bimeze mumwakire maguruke mumwakire Vugira uti nawe reka twumve ijambo yatugezaho ryadukuriye yarari gukorera muri Dubai yaje kudusura nyine niwe musha bahinduriye hano reka twumve ijambo yatugeza ijambo rijyaho giti murakoze nanjye banyita gitifu Omahi sinzi niba monzi numva benshi bamvuga hano mu mipaka kakubonye kuri televiziyo cyane kabisa none ibibazo naje kubakemurira bambwiye ko ubuzima ko harimo abafite ibibazo byo kugwingira gitifu nawe umudugudu aza kumbwira ko harimo abafitanye ibibazo ndi kubona nawe waje wambaye ekuteri uri kumwe wambaye ekuteri ikihari rero abashonje turabafasha sibyo ntabwo mwishimye igikurikiye udafite inkweto kuwa gatanu tuzabazana sibyo mfite akabazo akabazo ki jewe mfite ikibazo umuturanyi wanje ejo bundi mberutse gusanga ari kunyera kuri wese hejuru mubwiye ati uguntu umwanzuro ko njya kuri wese yashatse kundemada wewe munyabuzima ngushinze ikibazo cy'umuntu uraragikemura nakagikemura nimero ndayiguhereza nyine gitifu buriya wowe nduzi abantu bino uyu anari kugira ngo ugira kandi umuhada uyu ikisi nico kigiraga ahubwo ibibazo icyo nacyo ikindi gitindishaga wese ibivovo ahubwo kizagwamo icyo ngicyo tuzakirebaho turebe ko akwiye guhabwa cyangwa se avuka mfite ikibazo nje ikibazo mfite nuko inkweto zanje zacitse ntabwo mwumfasha abayobozi cacaka ninjye ufite ikibazo rata gitifu reba nk'umuyobozi muzima mudugudu reba inkweto nambaye ntabwo mwamfasha mukancumbusha reba nacu mwese turi kubarebaho abaturage dukeneye uri mudugudu nawe uri umuturage mukeneye inkweto n'aba ni abaturage bakeneye inkweto ikihari rero inkweto zihari nkeya umunsi wo kuwa gatanu mwese tuzabafasha inkweto tugiye kureba hagati mw'aba baturage ukeneye inkweto cyane Gitifu none gitifu weho buriya hari ikintu utari kureba
impamvu uyu ndakunda bari umuyobozi ngo muhetanga ingweto iziko dukenya turiho mutumuhe noneho aba bazahabwa kwa gatanu nyine nkuko babivuze kandi nanjye rero ngoraga n'urugendo runini ndi kubabwira ko umuyobozi araza ndi gukora iki none ubwo ukumva ndabonye ingweto zarashize rwose iki hari icyo ngiye mvuze n'ingagitifu ni iki inkweto zigiye guhabwa uyu muturage niwe ukeneye iki inkweto abandi muzahabwa kwa gatanu umva mudugudu ukeneye inkweto gitifu igiye gukora amakosa uwo mwana iwabo ntabakiri baramugurira izindi reka kuzimuha icyo navuze ni icyo jeje cyakoze nahita nivira akira inkweto abandi mwese muzahabwa Gitifu barazinyata